Iyo twumvise inkuru z'impanuka akenshi dutekereza ku mubabaro n'agahinda abagihumeka basigaranye, ariko impanuka yo iratangaje. Ni impanuka yabaye urupfu, ariko iba intandaro y'urukundo rukomeye cyane. Twahuriye mu mpanuka ariko twasoreje mu rukundo. Iyi ni inkuru ya nyayo y'ukuntu ibyago byashibutsemo urukundo rutunguranye kandi rukomeye rw'ukuri. Hari tariki ya 12 Ukuboza umwaka wa 2023. Icyo gihe cyari igihe cy'ubukonje bukabije i Musanze. Muri uwo munsi sinigeze ntekereza ko bizaba itariki izahindura ubuzima bwanjye iteka ryose. Ubwo nari ngiye gusura nyogokuru wari urwaye cyane, ninjiye mu modoka ya kwasiteri iva i Kigali igana i Musanze. Kimara kwinjira muri iyo modoka nicaye inyuma hafi y'idirishya. Ntabwo nari meze neza cyane kuko telefone yanjye yari yazimye kandi mfite n'agahinda bitewe nuko umukecuru yari arwaye, kandi nta muntu nari nziranye nawe ngo turagenda tuganira muri iyo modoka. Ariko hari umugabo wari wicaye hafi yanjye, andebye atangira kumbaza amakuru yanjye. Aratangira ati, bite ko mbona usa n'urambiwe cyane, ndabona utuje cyane, ese wabaye iki? Namubwiye uko meze, aranganiriza, dutangira guseka buhoro buhoro, ariko ntitwigeze tuganira byinshi. Mu nzira hafi ya Nyirangarama imodoka yaje guhura n'ikamyo mu buryo butunguranye. Umushoferi yagerageje kuyihunga, ariko bibi by'ubusa birangira dukoze impanuka. Nagiye gushiduka nisanga mu bitaro bya Byomba. Nagize amahirwe make yuko narokotse, ariko amaguru yanjye yombi yagize igikomere gikomeye cyane. Nararembye ngira ubwoba n'agahinda, ariko buri munsi hari umuntu wansuraga ku bitaro. Uwo nta wundi yari wa mugabo twari twicaranye mu modoka. Uwo mugabo yitwaga Eric, yari umwarimu mu mashuri yisumbuye. Nawe yari yakomeretse ukuboko, ariko ntago byari bikabije. Kuva ku munsi wa kabiri ndi mu bitaro, yagiye aza kenshi akanzanira imbuto, udupapuro two gusoma, akanansetsa ndetse n'ibindi byiza bitandukanye, ku buryo yaje kumpumuriza bigatuma ngarura icyizere. Umunsi umwe naramubaje nti, kuki wita kuri njye cyane kandi tutaziranye? Yansubije n'ijwi rituje rigira riti, sinzi neza, ariko kuva nabona mu maso hawe turi mu modoka nabonye hari ikihariye muri wowe. Ndetse ntitwarokotse impanuka gusa, ahubwo n'umutima wanjye wavutse uwo munsi uhinduka mushyashya. Twarakomeje kuganira birangira tumenyanye. Nyuma y'ibyumweru 3 twasezerewe mu bitaro, ariko njye nasubiye kwa nyogokuru mfite ubumuga butuma ngenda nkoresha imbago. Eric ntabwo yigeze amva, yanyandikiraga buri munsi, akanansura buri weekend, akambwira ko urukundo rwe rutagendera ku musaruro wo hanze, ahubwo ruvuye ku mutima we. Yatangiye kumfasha kubaka icyizere no kuyakira. Yanjyanye mu bitaro by'abafite ubumuga, aho natangiye kwiga gukora imyuga kandi nkabasha kwihugura. Twarakomeje birangira nanjye nisanze mu rukundo. Nyuma y'umwaka umwe twakoze ubukwe butangaje mu busitani butuje i Rwamagana, dufatanyije n'imiryango yombi. Twasezeraniye imbere y'Imana. Ibyari ibyago byaje kuba umugisha. Iyo mpanuka yatumye bamwe bapfa, ariko yari ikiraro cy'urukundo rw'ukuri rukomeye hagati yanjye na Eric. Uyu munsi turi ababyeyi b'umwana umwe witwa Emmanuel, kandi buri gihe iyo mbonye Eric nibuka ko ari urukundo rudashingira ku byiza, ku mitungo cyangwa ku mahirwe, ahubwo rushingira ku kwitanga no kwakira ibikomere by'undi. Inkuru nane yindi igira iti, twahuriye mu mpanuka ariko twasoreje mu rukundo. Inkuru nyayo y'ukuntu ibyago byashibutsemo urukundo rutunguranye kandi rukomeye. Ese wigeze wibaza niba urukundo nyarwo rukibaho? Komeza urebe iyi video, utega amatwi, ubone isomo ryaguse ku kwihangana, kwakirana no gukunda uko umuntu ari. Sangiza iyi video inshuti yawe, umuvandimwe, ukore subscribe ndetse ukana like, utange n'igitekerezo. Reka turebere hamwe isomo ngewe nkuyemo, maze nawe uze kunyandikira muri comment isomo waba ukuyemo. Isomo rya mbere, urukundo nyakuri ntirushingira ku bwiza cyangwa ku buryo bwo hanze. Eric yahuye na wa mukobwa igihe atameze neza, arwaye, afite ibikomere, atari yisize cyangwa yambaye neza, ariko ntiyarebye ibyo, yarebye umutima uri imbere ye.
urukundo nyakuri rubona umutima mbere y'uko rubona isura cyangwa se ubwiza. Isomo rya kabiri, mu byago hashobora kuvukira umugisha. Impanuka yasaga nkaho iri gutwara ubuzima n'ibyishimo bya benshi, ariko niyo yahuriyemo abantu babiri bari bagenewe kuba umwe. Ntukaje ubona ibyago nk'iherezo, hari igihe ari inzira igana ku byiza byaguteguriwe. Isomo rya gatatu, kwihangana no kwita ku wundi ni inkingi y'urukundo rukomeye. Eric ntabwo yatekereje kuri we gusa, yitaye ku mukobwa utari uwe, aramusura, aramufasha ndetse anamwitaho. Uwo mutima wo kwitanga no gushyira undi imbere niwo musingi w'urukundo rufite indangagaciro. Isomo rya kane, ububabare bw'undi si umuzigo, ahubwo bushobora kuba isoko y'urukundo. Hari benshi batinya abantu bafite ibikomere cyangwa ubundi bumuga, ariko Eric yerekanye ko gukunda umuntu bivuze no kwemera aho akeneye gufashwa, aho akeneye kwitabwaho hose. Kwakira umuntu uko ari si intege nke, ahubwo ni ubutwari bukomeye ndetse n'ubunyangamugayo. Kora subscribe kuri Urumuri rw'Ubuzima TV, ukora share ndetse ukande na like, usharing inshuti zawe babashe kumenya ubutumwa bwiza buturuka kuri Urumuri rw'Ubuzima TV.